nongeye kubasuza bene data abakunzi bacu ba Naweza TV. Umwami Imana abaha umugisha, abagirire neza, Uwiteka bitwararike kandi abarengere muri byose. Uyu ni wa mwanya wacu mwiza kandi wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Ni umwanya w'agaciro, ni umwanya Uwiteka yatugeneye ngo tujye tuvugana nawe, tuganire nawe, duhugurane mu ijambo ry'Imana, twebwe duhugurane. Ugiye iyo ndi imbere yanyu tuba turiho duhugurana, Umwuka Wera bari hagati yacu kugira ngo aduhugura tuganirize, kugira ngo tugendere mu nzira Imana idushakamo. Haleluya. Ni iby'agaciro rero uyu mwanya ujye uwubaha kandi ujye uwutekerezaho, ubone ko ari uw'agaciro imbere y'Imana, kandi nawe umenye yuko uri umuntu w'agaciro imbere y'Imana. Niyo mpamvu Imana igushyiramo inzara n'inyota byo gukurikira ijambo ryayo. Uwiteka rero aguha umugisha kandi ugubwe neza muri byose mu izina rya Kristo. Reka dutangire twiragiza Imana kugira ngo ibane natwe muri iyi gahunda nziza. Turagushimiye Imana yacu ikomeye, Imana nziza y'icyubahiro n'urukundo. Tugushimiye kurinda kwawe kwiza, tugushimiye imigambi yawe myiza ku buzima bwacu. Tugushimiye ko uturinda, ukaturwanirira, uturengera, ukadutabara Mana. Uri mwiza, utugirira neza, uruwera, urakiranuka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami Imana. Muri uyu mwanya rero tugiye kuganira ku ijambo ryawe Data, turagutumiye. Ngwino ubane natwe, ngwino tugirire neza, ngwino duhugure, tuganirize, ngwino twubake Mwami kugira ngo tubashe kugendera mu nzira zawe. Ijambo ryawe riduhugure, umucyo wawe utumurikire, tujye dukora ibyo ushaka n'ibyo ushima Mwami. Izina ryawe nirishimwe, Umwuka Wera yobora iyi gahunda, udushoboze kumva ijambo ry'Imana no kuryumvira, maze byose bisoze icyubahiro kibaye cy'Imana. Urakoze Data ko mvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Fata Bibiliya yawe, niba ufite amahirwe yo kuba uri iruhande rwayo, kugira ngo tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana. Haleluya. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo ntacyo kuzakumarira cyangwa ntacyo kuzakugezaho. Kwizera kutagira imirimo ntacyo kuzakumarira, ntacyo kuzakugezaho mwene data. Yego urizera, yego urasenga, yego uravuga ko ukunda Imana, yego urasoma ijambo ry'Imana, yego urajya no mu kiliziya cyangwa se mu rusengero, tubyita amazina atandukanye, ariko byose ni ukujya gushaka Imana. Ariko nta mirimo ukora. Bene uko kwizera rero kutagira imirimo ntacyo kuzakugezaho, ntacyo kuzakumarira. Uzaguma muri wa wundi, kuko uzaba ufite kwizera kudafite imirimo. Uzaba urimo gukora igice kimwe, ikindi wakiretse, kandi ni ibice bigomba kuzuzanya. Yesu ashimwe cyane. Kwizera kwawe ni byiza, urizera, ariko kugira ngo bibe byiza kandi bikugirire umumaro, birusheho kuba byiza kandi bikugirire umumaro, ni uko wizera Imana, ukayihamya, ukayivuga, ukayisenga, ukayikorera koko, ukajya mu nzu y'Imana, ariko ukongeraho n'imirimo myiza. Nibwo uzaba urushijeho gukora ikintu cyiza kandi gifatika kizakugirira umumaro none n'ejo hawe hazaza. Umwami Imana ashimwe cyane. Reka rero dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cya Yakobo. Abafite Bibiliya twavuze ngo dusome ijambo ry'Imana. Bibiliya yacu mu gitabo cya Yakobo ibice 2 guhera ku murongo wa 14. Umutwe w'amagambo uravuga ngo uburyo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ni ukuri pe, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mbese bene data, byavura iki niba umuntu avuga yuko afite kwizera nyamara akaba ari nta mirimo akora? Bene uko kwizera kwabasha kumukiza? Cyangwa se hagira mwene data w'umugabo cyangwa umugore wambaye ubusa kandi akaba abuze ibyo kurya by'iminsi yose, maze umwe muri mwe akamubwira ati genda amahoro ususuruke uhage, ariko ntamuhe iby'umubiri ukeneye? Byavura iki? Hari mwene data muri twebwe cyangwa muri mwebwe ushonje, wambaye ubusa, ufite ibibazo, akatwegera, akatuganyira, akakubwira ibibazo afite. Yenda murasengana, yenda muraturanye, yenda murabana, hari aho muhurira, akakubwira ibibazo afite. Nawe ukamubwira uti ngaho genda, Imana ikurwanirire, ngaho genda ususuruke urye uhage, nk'uko mbese ijambo ry'Imana ribitubwiye hano. Ntugire icyo umufasha, ntumushyigikire kandi yenda ubishoboye. Ese ubwo waba ukoze ibikwiriye? Ese ubwo waba ugize neza?
ubwo se waba umugiriye umumaro, waba umufashije se? Yesu ashimwe cyane. Reka dukomeze. Umurongo wa 17 aravuga ngo uko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Niko no kwizera kudafite imirimo kuba kumeze. Iyo umuntu adashobora gufasha umuntu ukamubwira uti genda ususuruke ugubwe neza, akubwiye ibibazo bye, arakuganye, aragutakiye, abana baburaye, abana bararwaye, bariho baranyirukana mu nzu nkodesheje, kandi ufite ubushobozi ntubashije kumufasha, uramubwira uti ngaho genda Imana izakurengera. Ese ko Imana ikoresha abantu, kuki ntacyo umukoreye? Kuki ntacyo umufashije mwene da? Ko ntacyo dufite tutahawe n'Imana, kuki utabasha gufasha uwo mwene data ufite ikibazo kandi ufite ubushobozi bwo kugikemura? Bene uko kwizera kutagira imirimo ngo kuba gupfuye. Dukomeze n'ijambo ry'Imana. Umurongo wa 18 aravuga ngo ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, ngewe mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Umuntu ashobora kuvuga ati ngewe mfite kwizera, ngewe nizera Imana, nizera ko Imana ariyo yaremye ijuru n'isi, nsenga Imana, ndayihamya, ndayikorera. Ukabiririmba ukabivuga, kandi koko ukaba urasenga, uranayizera, uranayibwira abantu, ariko nta mirimo. Yakubwiye rero, yavuze hano ati ahari umuntu yazavuga ngo ngewe mfite kwizera, undi ati ngewe mfite imirimo. Nyereka wowe kwizera kwawe kutagira imirimo, ngewe nkwereka imirimo. Yesu ashimwe cyane. Ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera, yewe ho mfite imirimo. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye. Yesu ashimwe cyane. Nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo myiza nkora. Kwizera kwiza ni ukwizera ukagerekaho n'imirimo. Kwizera kwawe kukagaragazwa n'imirimo ukora ariko myiza. Nibwo tuzamenya yuko wizera by'ukuri. Nibwo tuzamenya yuko uhagarariye uwo wizera. Nibwo tuzamenya yuko wateye intambwe yo kwizera mu by'ukuri. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ku murongo wa 19, wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera. Wowe uragenda uririmba ko wizera Imana. Nizera Imana, nizera ko Imana ari imwe rukumbi, Imana ntihinduka, Imana ndayizi, Imana narayibonye. Ibyo urabyizera, uragenda ubivuga, uragenda ubisobanura, rwose urabyizeye. Ariko ijambo ry'Imana ryakubwiye ngo niba ubyizera ko Imana ari imwe rukumbi, n'abadayimoni barabyizera. Yesu ashimwe cyane. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi. Ibyo ni byiza, ariko n'abadayimoni nabo barabyizera, bagahinda imishyitsi. Barabyizera bagahinda imishyitsi, bakumva izina rya Yesu bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umurimo we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Ariko wa muntu utagira imirimo we, wa muntu w'umunyabugugu we, wa muntu udakora ibikorwa byiza we, wa muntu utamenya gufasha abababaye we, wa muntu udashobora gufungurira ushonje we, ntabwo uzi ko kwizera kutagira imirimo ari impfabusa? Ariko wa muntu udashobora no kwambika uwambaye ubusa we, ntabwo uzi ko ibyo ufite ari Imana yabiguhaye? Ese ntabwo uzi ko ari imbitsanyo Imana yabikubikije? Kuba ubifite se ugira ngo ni uko wakoze akazi cyane? Hoya, Imana yaguhisemo kugira ngo ube umufatanyabikorwa wayo. Yesu ashimwe cyane. Ube umufatanyabikorwa, irabiguha, irabikubitsa. Ugira ibyo ukoresha, ariko ugire n'ibyo ukoresha umurimo wayo. Ugire ibigutunga, ariko ugire n'abo ufasha, ugire abo witaho. None wa muntu utagira umurimo we, utagira imirimo ukora we, ntabwo uzi ko kwizera kwawe kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa? Ariko uzemera kuzagera imbere y'Imana yakubaza ibyo wakoze ukabibura, kandi yaraguhaye umugisha, kandi hari ibyo yaguhaye, hari ubutunzi yaguhaye, hari umugisha yaguhaye, hari amahirwe yaguhaye. Ejo nutunguka imbere y'Imana izakubwira iti mva imbere wanjye ryawe, bizaba ari agahinda. Ahari iri jambo rije uyu munsi niwe ryaje guhugura no kuganiriza, kugira ngo igihe gikwiriye nawe uzagira imirimo umurika imbere y'Imana. Umwami wacu ashimwe cyane.
turacyari kuri iki cyanditswe murongo wa 21 niho tugeze. Mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Sogokuruza Aburahamu wizeraga Imana, wagendanye n'Imana, akemera kuva mu bwoko bw'iwabo agakurikira Imana, akajya aho Imana imushaka, akamara imyaka n'imyaka, abasomyi ba Bibiliya murabizi, atabyara ashakisha akana atagafite, akabona akana ko mu zabukuru we n'umugore we Sara bashaje, ariko uzi ko Imana yamusabye gutanga Isaka, imugerageza kugira ngo irebe kwizera kwe ko yahoraga yizera Imana, agendana nayo ayumvira, ariko Imana imuhaye ako kana ko mu zabukuru, agakunza akishimiye, yaragategereje imyaka n'imyaka, ari isezerano ryamaze imyaka. Imana iramumusaba kugira ngo irebe kwizera, irebe koko ni buryo ki ayubaha ayumvira. Yesu ashimwe cyane. Ariko Aburahamu kubwo kwizera Imana kwe, kubwo kubaha Imana kwe, ntabwo yajuyaje no gutanga uwo mwana umwe yari afite. Yesu ashimwe. Niho hatubwira hano ku murongo wa 21 ngo mbese sogokuruza Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe ku gicaniro? Akana kamwe abonye ashaje, ariko akemera kugatanga ngo gatambwe ku gicaniro nk'uko Imana ibimutegetse, nk'uko Imana ibimubwiye. Ariko aravuga ati niki nakwima Imana? Niyo yampaye. Yesu ashimwe. Niyo yampaye, none nibimunsabye ngewe ndi iki nduwande? Namukuye he ko ariyo yamumpaye? Nibibona ko ari byo bikwiriye nimutwara. Mbega umutima wagutse, mbega umutima ukunda Imana, mbega umutima wizera Imana. Yesu ashimwe cyane. None wowe Imana irakubwira gufasha abababaye, Imana irakubwira gusura abarwayi kwa muganga, ngukure muri bya bihumbi 800 uhembwa, dufaranga duke ugenda usura abarwayi, cyangwa ya miliyoni uhembwa, cyangwa se nayo 200, irakubwira ngo kuramo 1000 ugenda usura umurwayi uri kwa muganga, umushyire umugati cyangwa se umushyire korogati, bikaba intambara. Wa muntu we uvuga ko wizera Imana utagira imirimo, ntabwo uzi ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa. Irakubwira gukura kuri iyo miliyoni, ngukureho ibihumbi 50 cyangwa se 20, ugira uwo wambika, bikaba intambara. Mu gihe Aburahamu yemeye gutanga akana ke kamwe yarabonye ari mu zabukuru, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa. Yesu ashimwe cyane. Ubonye yuko kwizera kwafatanyijwe n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Uwo ni Aburahamu. Ijambo rikitubwira kwizera kwe kwatunganijwe rwose n'imirimo ye, kwizera kwe gufatanijwe n'imirimo ye. Imana yamugize udasanzwe. Nicyo cyatumye umurongo wa 23, nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu adatsindishirizwa n'imirimo, atsindishirizwa no kwizera gusa. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera gusa. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera konyine gusa. Ibyo ngibyo urata ngo ngewe nizera Imana, nubaha Imana. Ubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo, adatsindishirizwa no kwizera konyine gusa, kuri konyine. Yesu ashimwe cyane. Umwami Imana agushoboze gukora imirimo myiza. Uko kwizera ni byiza, urizera, ariko gerekaho no gukora imirimo myiza. Yesu ashimwe cyane. Reka dusimbuke tugere ku murongo, dusimbukire ku murongo wa 26. Aravuga ngo nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kumeze kuba gupfuye. Nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, uko umubiri udafite umwuka uba upfuye,
niko no kwizera kutagira imirimo kuba kumeze nako kuba gupfuye. Burya iyo umuntu umwuka warangiye niho handi bavuga bati runaka yapfuye, runaka ntakiriho yitabye Imana. Nk'uko rero umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kutagira imirimo kuba kumeze kuba gupfuye ubusa. Mwene data, kwizera kwawe ntacyo kuzakumarira, nta n'icyo kuzakugezaho nutongeraho imirimo. Ibyo ntawe uzabijyana, ntabyo uzajya kurata imbere y'Imana, ariko fata uko kwizera kwawe ukongeraho imirimo myiza, ukora ibikorwa Imana yishimira, ugendere mu nzira zayo, uzabona umugisha, uzahirwa, uzagirirwa neza n'Imana, izarushizaho kukwagura mu byo ukora, izaguha umugisha mu bana, mu muryango, mu bucuruzi bwawe, izaguha umugisha w'ubuzima bwiza buzira umuze, kubera yuko yabonye yuko uri umwizerwa. Ibyo ufite si ibyawe, ibyo ufite urabikoresha guhesha Imana icyubahiro, urakora imirimo myiza, uratekereza ku kubaka ubwami bw'Imana. Imana ntabwo izagukuraho ijisho nuba umuntu umeze utyo, nuba umuntu wubaha Imana, ukayubahisha ibyo utunze, ukayubahisha ibyo ufite, ntabwo nayo izabura kukugirira neza. Rero nshuti yanjye, ntabwo bikwiriye ko dutunga kwizera kutagira imirimo dukora ngo tuvuge yuko twageze iyo tujya. Bene uko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ntabwo dukwiriye kujya turata cyangwa twirirwa tubivuga mu kanwa mu magambo gusa ko twizera Imana, dukunda Imana, tudashobora kuyumvira, tudashobora kugendera mu nzira zayo, nta mirimo dukora. Ngo bene uko kwizera ngo kuba gupfuye ubusa. Yesu ashimwe cyane. Birakwiriye rero mwene data gushyira umwete ku kwizera Imana, ukongeraho umwete gukora imirimo myiza, kugira ngo byose nibihuzwa, byose nibishyirwa hamwe, Imana izakugororere ingororano zikwiriye. Kandi izo ngororano z'Imana burya zidusanga tukiri na hano ku isi. Burya Imana iduha umugisha hano, tukagirirwa neza n'Imana, kandi no mu gihe kizaza gishyize imbere nabwo tukazabona ubugingo buhoraho. Ndakugira inama rero mwene data yo guha Imana umwanya mu byawe byo ukora, hamo Imana umwanya, hamo Imana agaciro, bihesha Imana agaciro ibyo utunze, kuko wowe n'ibyawe n'ibyo utunze n'iby'Imana. Ntacyo ufite utahawe n'Imana, ntacyo ufite ntahawe n'Imana. Ibyo dufite byose niyo yabiduhaye, ishatse yabyisubiza isaha n'isaha. Abrahamu Yobu niwe wabivuze neza, ngo nabihawe n'Imana. Yari yarabihawe n'Imana, igihe cyo kubyisubiza kigeze irabyisubiza, ariko ntabwo byamukuye ku Mana. Rero tubihabwa n'Imana, kandi biba ari intizanyo. Ishatse uwo muryango uboneramo umugisha yawufunga. Iramutse ibonye utagendana nayo uko bikwiriye, ushobora kuwufunga da, ejo ugashomera, kandi wari ufite akazi, uri n'umuhanga rwose ushobora kugakora, ufite n'amashuri ahagije. Yesu ashimwe cyane. Ishobora rwose kugira icyo ikuraho mu buzima bwawe, ibona wubatseho, kuko utayiha umwanya ngo ugende uko ibishaka. Imana yacu icyo ishaka ni uko iba iy'imbere, nyambere, tuyishyira imbere muri byose, kandi nuko ibyo dutunze tubikoresha kwihesha icyubahiro. Imirimo myiza rero iyo tuyikora, burya tuba twigwiriza imigisha. Ntabwo yakwima umugisha, ntiyabura kukugirira neza, ibona yuko mufatanije umurimo, ibona yuko hano ku isi uyibereye ambasaderi, ukora, uyihagarariye, ukora ibyo ishaka. Ntabwo yakwima umugisha, ntabwo izabura uko igenza, izatunganya ibyawe, izarushaho kukwagura, izarushaho kukugirira neza. Nibona ko ufite umutima w'ubumana, umutima wagutse muri wowe, umutima wo gukora ibinezeza, umutima wo kwibuka abandi bababaye, umutima wo kwibuka abarira, umutima wo gusura ababuze ibyiringiro. Hari abantu benshi cyane bakeneye umuntu bageraho, bakeneye bagezaho ijambo ry'Imana, ariko atari n'ijambo gusa. Ijambo ry'Imana n'umutsima w'ubugingo nibyo ribwira umuntu, ariko basi wongeraho n'umugati usanzwe urya nawo, ko nawe arawukeneye, arashonje. Urunze imyenda, garderobe yawe yuzuye imyenda, harimo n'uheruka kwambara mu myaka 2 ishize, hari umuntu wambaye ubusa hariya. Iyo myenda se ko nupfu uzayisiga, ko ntawe umuntu ayijyana? Ntubizi se?
iyo umuntu apfuye bamushyira muri serikeyi, iyo bakoze igitangaza bamwambika umwenda umwe wari mwiza mu myenda ye, ibindi byose bigasigara ntaho bijya byose. Reka ngusetse, za nkweto zawe zuzuye wapanze ukajya ugerekaho n'izindi burya uzazisiga. Ya mazu menshi wubatse menshi burya uzayasiga, kandi wubaka ayo menshi igitangaje ukaba mu nzu imwe, ayandi wenda ukayakodesha ukabona amafaranga ukarundanya, ariko uzi ko igihe kigera Imana igahamagara umuntu bigasigara byose. Burya rimwe na rimwe abantu bagasigara banabirwanira. Wabikoresheresheje Imana ukiriho ikakwihera umugisha. Gutunga ni byiza pe, umugisha ni mwiza, amazu ni meza, amamodoka ni meza, byose turabikeneye. Ariko icyo nenda kuvuga ahangaha ni ukugira ngo ibyo dufite byose biheshe Imana icyubahiro. Menye ko ari Imana yabiguhaye, atari ubuhanga butangaje, hanyuma bigutere guha Imana icyubahiro, ubikoreshe imirimo myiza y'umwami. Iyo garderobe yuzuye ividura, ariko ividura ukuremo imyenda uha abandi, hanyuma isigare irangaye, Imana ibona aho ishyira ibindi. Uzi impamvu hatazi ibindi? Nuko ntaho bijya haruzuye. Impamvu Imana itakwagura itakongera umugisha nuko idafite aho ushyira. Ibyo utwo ufite waratukomeje, waratugundiriye, none si ibindi zabishyira hehe? Yesu ashimwe cyane. Naje rero nshuti yanjye kugukangurira ngo uko kwizera kwawe ufite kongeraho imirimo, hanyuma uzarebe kugira neza k'umwami Imana. Imana izakugirira neza, nawe uzaba umugabo wo kubihamya. Imana ni urukundo kandi umugambi wayo ni mwiza. Ifite byinshi, sinibiyuzuye n'ibyayo. Ntacyo yakwima, ntacyo uko yashaka niko yabigenza. Icyo ngusaba rero cyangwa nkwibutsa ngukangurira mwene data ni ukugira ngo wige gukora imirimo myiza. Wige guhesha Imana icyubahiro ibyo ufite. Umenye ko harimo n'umugabane w'Imana. Umenye yuko wabihawe kugira ngo n'abandi babeho. Menye yuko Imana yakwaguye kugira ngo hagire abantu bakuboneraho umugisha. Umwami Yesu ashimwe cyane. Uwiteka rero kugirire neza, Mwuka wera w'Imana atsindagire cyangwa asobanure rino jambo mu mutima wawe ryaguke. Amatwi yawe y'umwuka yumva icyo Imana ivugana nawe uyu munsi wa none. Hariho intambara Imana iturwanira kuko twakoze imirimo myiza. Hariho imiryango y'imigisha Imana ikingura kuko twabaye abanyabuntu, twahaye abandi, twakoreye neza abandi, twahojeje abarira. Rero korera Imana, koreshe ibyo utunze, koresha imbaraga zawe, nayo izakugirira neza. Wibuke ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa. Kwizera kutagira imirimo ni imfabusa. Ni nk'uko umubiri utarimo umwuka uba umeze, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Umubiri utakirimo umwuka uba upfuye. No kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye ubusa. Umwami Imana rero agushoboze. Impamvu Imana ibizanye ijambo nk'iri ni uko ibibona yuko hariho abantu bafite kwizera, birirwa barata ko bizera ariko batagira umurimo n'umwe bakora. Imana igushoboze gutera intambwe, igushoboze gukora imirimo myiza, igushoboze kugira ubuntu n'urukundo, hanyuma nubyongera kuri uko kwizera kwawe uzaba ugize kwizera nyakuri kandi kuzakugeza ku bugingo buhoraho. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza, igushyigikire kandi iguhe kumva no kumvira ijambo ry'Imana, utangire kubishyira mu bikorwa wowe utabikoraga. Kandi nawe wabikoraga ukabirambika, kanguka ubyuke, wongere ukorere Imana. Umenye neza ko ibyo ufite wabihawe n'Imana kugira ngo biheshe icyubahiro izina ryayo. Uwiteka abaho umugisha, mwese abakurikira ijambo muri uyu mwanya. Kandi iri jambo kuko riba ritwubatse, rikaduhugura, ntukajye uryihererana, jya urigeza no ku bandi kugira ngo ribafashe. Birashoboka ko hari undi wakoraga ariko wibagiwe, wasinziriye. Haraho numwoherereza iri jambo, nawe rirongera rimubyutse, rimukangure, rimwereke ko yataye inshingano, yatatiriye igihango, yaretse kugendera mu nzira z'Imana. Niyo mpamvu tugomba kujya dusangiza abandi ijambo ry'Imana kugira ngo nabo ribafashe. Niyo mpamvu rero ukwiriye kujya ukora share y'ijambo ry'Imana. Jyewe naryigishije ariko nawe urigeze kuri benshi, dufatanye umurimo w'Imana. Buri muntu akora uko ashoboye kuko turi ingingo zuzuzanya. Umwami Imana bagirire neza muri byose. Turagushimiye Nyiringabo Imana ikomeye, umwami wacu, umwami w'amahoro. Ndagushimiye umwanya mwiza wampaye mwami Imana wo kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe. Ndagushimira abangaba wampaye mwami bakurikira iri jambo. Ndasenze ngo umuntu wese uzagira amahirwe yo kumvira ijambo,
uzavugane n'umutima we, umwuka wera azakangura umutima we, azongere gukangukira gukora ibikorwa byiza mwami, azongere kumenya ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Mwami Imana, girira neza ubwoko bwawe, ntureke tudamararira muri iyi si ngo twibagirwe, kuko ahangaha si iwacu. Rero Mwami Imana yacu, kora ku mitima y'abantu bawe, bongere bakangukire gukora imirimo myiza, kongere tugukorere Mwami, kugira ngo Uwiteka Imana tuzagira imirimo tumurika. Ijambo ryawe riratubwira ngo umuntu wese azimurikiriye mirimo imbere y'Imana. Rero girira neza aba bantu bose bumvise iri jambo, kandi Uwiteka Imana ubahwiture binyuze muri rino jambo. Hwitura ukangure abasinziriye, bongere basubire mu muhamagaro, bongere basubire mu murimo, bongere bakora ibyo ushaka n'ibyo ushima Mana, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Uwiteka Imana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Uradukunda rega, uradukunda. Niyo mpamvu duhugura, niyo mpamvu udakunda ko dutwarwa ngo twibagirwe inshingano zacu. Niyo mpamvu tugirira neza Mana. Ibi byose ni urukundo, ibi byose ni neza yawe. Icyubahiro no guhimbazwa nibyo. Urakoze Mwami kuri abo bose ukozeho, abo bose uganirije, abo bose wibukije Mwami. Icyubahiro no guhimbazwa nibyo. Urakoze Data mwiza, ko wumvise gusenga kwacu mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibiteho kandi bagirire neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu. Shalom shalom.